Serebobo Studio. Amazina yawe bakwita nti? Sekuture. Witwa Sekuture? What meaning is Sekuture? Sekuture man. Sekuture bivuga. Sekuture. Uri nyuma yawe suzi uko bamwita? Dr. Kadurani Madrone Prater ekebwan wahitinyera mugabasha umwana w'igitwe. Umwana w'igitwe. No kubuhara. Yego. Dukubite kapera twumve. Sekuture. Ngutere story life. Serebobo TV. Mbasuze bantu mudukurikiranye hano kuri Serebobo TV, nge muri kuvugana nawe ni Serebobo. Hari umusore muri kureba hano imbere yanjye, uyu ni umusore akora umwuga wo koza imodoka. Ariko mu by'ukuri yaje kumbwira yuko yari umuhanzi, ariko nyuma aza kubura amafaranga yo kuba yajya muri studio, ariko biza kuba ngombwa yuko umusore akura amaboko mu mufuka yemera kujya mu kinamba kugira ngo ajye yoza imodoka arebe ko yazabona ubushobozi akaba yajya muri studio. Bite? Sawa. Bakwita ndamazina yawe? Mazina yanjye ni G-Fly Megastar. Ongerijwe. Nitwa G-Fly Megastar. Yego. Banza dukubite kapera bwa mbere tugitangira. Ubundi inganzo yanjye ni true story to. Ariko ku bandi bantu ntago ari story yanjye. Ntabwo ndi umuraperi, nkora ndirimbo Afrobeat. Yego. Naririmbye injyana y'ubuzima bw'umugabo n'umugore bagishakana, ariko kubera gahunda y'amafaranga, igihe y'amafaranga buzemo nyine harabizi hazamo akantu k'akabazo gasa naho gatoroshye. Ugasanga nimba umukobwa waramuterese avuga ati uwa mutipe afite inote, za note mwazirya zashira bikaba ikibazo. Injyana nakoze ya mbere ntabwo irajya kubica ndakora bitewe n'ubushobozi bukeya. Nagerageje gusa nakoze audio yo ndayifite. Nivuga mbese bivuga umukobwa washatse umugabo washatse umugore ushaka ari umukire, nyuma y'ubwo bukire barabyara muri bwa bukire, bamaze kubyara muri bwa bukire barakena bafite umwana w'umukobwa ari we uririmba muri iyo ndirimbo kuba witwa naririmba gato kugira ngo ahubwo twadutindiye kiraho ko gapera turirimbire gato yatwumva. Nari nzi ko wowe imfura, nari nzi ko njye nawe tuzabana iteka, ubukene bujura mpinduka. Iyo njyana uririmba ni R&B ni hip hop? Yego, Afrobeat. Komeza. Igitero cyawe gifite ubutunzi, njye nawe twarabuzaga, none burashize, none uragiye, amagambo wambwiraga wakoresha nawe cyongera yari yamareshya n'ubugeni. Nari nzi ko wowe uri imfura, nari nzi ko njye nawe tuzabana iteka. None se mu by'ukuri ufite indirimbo zingahe zikoze? Indirimbo ya mbere nakoze gitangira tujya muri studio, ntabwo byari ibintu byanjye kuko nari njyanye n'undi mutipe kwa kuni mwakumva. Ase kuririmba ni ibintu byawe cyane? Kuririmba ni ibintu byanjye. Ubyiyumvamo? Ndimo. Mbese kuririmba ukonje n'akantu k'agashyuhe Kadora. Reka nze uyu muhanzi uyu munsi turi kumwamwita Kadorari. Uyu nawe ni umuhanzi Kadora. Ngaho mumbarize. Wa dolari Washington. Naita Kadorari. Manura kapishi tukurewe mu maso dolari Washington. Tugiye gukora indirimbo hano, tuduhereye nko kuri ibi bintu turi kubasha kubona, sibyo? Wowe numvise uririmba Afrobeat, ngenda akora hip hop, bitima gutwikira no ibyo nkora ntubisuzume, biranunze binungiye ubuzima wangu, amazi yo nuca amazi kugira ngo mbeho bisaba gukora cyane, nakora buri munsi nkahatana n'abandi, nakora ngakura amaboko mu mufuka, nagerageza gukora nkakora no mu kinamba, nibikurangaze kuko njye sinkora mu mufuka, zandukanye n'abuzi, sinkora no mu rutwiga, akuza mbona ku cyangwe ndetse n'anarenze, ikindangaje ni ugukora ku cyangwe, najya mu kinamba namara kurangiza akazi, najya namara kuva aho nawe manishe
ifasha mbone nk'amayiro mbone ngo ndasa nabi ibyo byose biza kubera ko mbashaka ikoca iyo ubonye ndubisa gutya bituma untekerezaho cyane ukavuga ati dore uko gisa i Kigali usengera imurangazwa n'ukuri kumbona gutya iri mu bukaro isanzwe yanjye irimo indi myenda yose wowe wabata buri munsi kandi tuba twaje mu gihe uva mu itako uwandi uri mu gikapu ntabwo washami kirimo uretse icyo mbitsemo njyewe mbizi nawe kandi nawe urabizi tunahuye nabi ntiwamenya ntabwo wanindana ntabwo naguhereza iyi niyo simu twari turi kurapfa nukubuke njye homu wabana n'umugore baturanegereje kuri hoteli baje n'abashyitsi baje ndetse Rwanda Camping welcome iwacu i Kigali Rwanda tuba tuhabaye nuhagera wasinda uragaye wakonja ntukine gato mesiye turi mu kazi turi guturika dukura amaboko mu mufuka tubike kazi wawe amazina yawe bakwita nti Sekuture witwa Sekuture what meaning Sekuture man Sekuture bivuga Sekuture uri inyuma yawe se uko bamwita Dr Kadurani Madrone Prater ekebwan wahitinyera mugaraje umwana w'igitwe umwana w'igitwe no kubuhana yego dukubite kapera twumve Sekuture ngutere story life n'ubushaka binjiza ubufa amafara aribwa n'ingaga imenure na supanete ngo ari icumbaga mvivumo nafunyera ibani wanyingiye byinshi ngira mwiza bituma amayari imbere kandi ubusago ka rubanda yawe ngo baraheze twahageze mwahejeje barayobeje bari ya mizigo turacyari uruziga turacyahondiye nimba turacyamaganira umwanzi kure agahinda k'umusaza haravumwe inzara n'ibyoreza abato barashavura hip hop ngo bagira iki kibamba kabanda k'iminsi gacibwa kane bacanye ibiki kukarwa barafashe ibyamarimbi yaguka wayini mu karahure inzira y'abagenzi zahashinga icyapa nyobora burungano amaniga yanze iterabwoba dufatwa nk'ingegera n'ibyatucakime ku murimo temucinga inzara twurira tunyerera ishane y'ubukene icitse rasita ndashaka kwereka imuhaba babaye mana gira icyo ukora kuri izi ndembe mu buzima busanzwe wari wajya muri studio kuri gukwepa kamera imano ziri street nuhagera neza uzahasanga ibintu abana baheze ibyapa bazira neza banakora cyane bakarushaho kwita barabikunda barabitaka baranabirenze nukuri kw'Imana bizacunge neza radio buri munsi twumva ibintu bya fake barimo barapa twumva ibintu bya fake we musinumwe hip hop nimwe ikintu ni kimwe ariko umva injyana ubona yahapanga ku muhanda street komereza inshuti ku nzira yamenye icyo nshaka bamwe imidabagira ibishe Sekuture aka come from KBY City man Sekuture yes none ubu ngubu turi kumwe n'abahanzi batatu hari umuhanzi mukuru ariwe Dr Kadurari Madurari uri hagati yanyu arabaruta mwese kuko n'indirimbo afite ni nyinshi none hakaba Sekuture uyu wundi ninde Zingiji yego sibyo Kadurari rero kuko ari we mukuru akaba garafurere wanyu ugiye kuduha kapera y'iminota 5 uyu nawe duhe
ku ndirimbo ye nawe araduha iminota 5 sibyo noneho muri ya minota 5 turahera kuri Sekuture Kadolari arakurapiraho amasegonda nk'5 sibyo narangiza nuyashyira 5 Kadolari amufasha none mu by'ukuri buri wese ari buze kubivuga icyo we yifuza kuri society nyarwanda cyaba yumva cyamufasha twahereye kuri Sekuture kapera yawe amasegonda 15 yo Sekuture gutere story life no bushari fringe zubufa amafara ribwa n'ingaga imenure na Supaneto ngo arica imbaga mvivugo nafunye Rayban wanyinjiye byinshi nyire mwiza street mamagara ibirenge by'abambaye ubusaku ka Rwanda dawe ngo baraheze twahageze mwareje barabinci kuri ya mizigo turacyari musika turacyahonde nimba turacyamaganira umwanzi kure agahinda k'umusaza haramu yes amasegonda yawe yarangiye twagiye kuri mugenzi wawe Zingiji nine yewe ikintu ndirimba mwakanya yego ngiye kuririmba indirimbo y'Imana kuko Imana niyo nkesha byose no kuba ngihumeka amasegonda 15 Imana ni yambe ushobora byose Mana ndagushimira wankoreye byinshi mu buzima bwanjye Mana ndagushimira nakoze ibyaha byinshi bitandukanye Mana urabimbabarira utagushima yabande utagushimira yabande amasegonda 15 nimwegerane na Kadolari rero none sasa Kadolari tayari noneho ubu ngubu umbise ko indirimbo zabo ziratandukanye sibyo noneho ubu ikintu ugiye kunywa niki uriya agiye gushyiraho amasegonda 10 umufashe n'uyu nguyu 10 umufashe none abafana baraza kutubwira ubishyuhije neza none nibirangira nyuma muraza kutubwira icyo mwe mwifuza yego nkuriya Sekuture nabonye ari umuhanga ariko ngo naranakandagiye no muri studio ese ubu hageze umuntu ugira icyo amufasha koko mu bantu bari gukurikira iyi video we arayifite yaririmye Sekuture zamuka Kadolari musapoting yo Sekuture yo ngutera story life no bushari fringe zubufa amafara ribwa n'ingaga imenure na Supaneto ngo arica imbaga imvumo nafunye Rayban wanyinjiye byinshi street mamagara ibirenge by'abambaye ubusaku ka Rwanda dawe ngo baraheze bahageze mwahejeje barayomba ibiki kwari ya mizigo amasegonda yawe yageze twagiye kuri mugenzi wawe Kadolari twagiye ku wundi ukuntu gusa baby mujye wenga tigita igisho kubikora kugira ngo nanjye mbikora uko ubikora urandi mishenga sara baby ngahinduka nk'umusazi zamuka manuka oya baby ntabikura mu manuka urabona ko bose Kadolari yabafashije ngaho nibakwegere umwegere mu by'ukuri twicaye ku gasimba k'abaniga bamwe batera sto abandi bamwe intore twenjeyinga kugira ngo bwire tujye mu miryango yacu mubabwishe tuva mu kazi yewe tujya home tuva mu kazi apaniye akabari tuva mu kazi tujya home abana n'abagore baba badukeneye kaperamen niyo wewe abapeti bose n'abasani aba batipe bose si abahanga bararenze no ntabyo kujajinga sibyo ntabyo kuvuga ngo uyu nguyu yarashoboye uyu ntashoboye mwese muraririmba kandi muririmba ibintu bitandukanye mwese murashoboye sibyo ahubwo mu by'ukuri we nicyo uba wumva wifuza yuko abafana bagufasha urukundo rw'abafana ruba rukenewe ariko urukundo rw'abafana hatari ubushobozi se ntabwo umufana yakumenya mu gihe utabona ubushobozi ubushyira kure ngo umufana amenye ko hari wenda abafana turabafite ni hano mu Kinamba hano dukora mu buzima bwa buri munsi ariko hanze ntabwo yamenye ibyo ari byo kuko nta gutumbagira kuba kwabayeho umuntu abashe kugira ite abashe kubona support muzamuka bivuze ko umuntu afite ubufasha yazamuka mu buryo bukomeye cyane ikaze muvugisha gato ndakeka kiba kibura kibaye cyo mu gice
yego icyo nicyo wumva wasaba icyo nasaba cyane cy'ibanze ubushobozi ubundi impano zo zirahari kandi ikintu nzi neza gihari ni uko hari impano kandi zifitanye n'ubukene habaye hari ubushobozi icyo nzi cyo abo twita ko bakomeye muri ino minsi hari benshi cyane hari benshi bari munsi y'ikirenge badafite ukuntu bava munsi y'ikirenge ngo baze hejuru ku mukondo wabo wowe uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo abo bari hasi bazamuke kuko nawe uri muri abo bari hasi nanjye ndi no munsi ya tapi cyane ndakeka ndi muri itaro munsi y'iweto ariko icyo nasaba kirenze ibindi nimba hari umuntu ubasha kuba uri kubireba sibyo afite ubushobozi niba nko gushora amafaranga uzashobora kuba undi wamenyekanye hari benshi batazwi ariko batuma bagira kuko impano zirahari rwose ariko ntabwo impano aho bazishakira ariho ziri vuga ngo Celebobo TV Celebobo TV yes urakoze twagiye kuri Sakutu wowe n'icyo usaba nanjye icyo nsaba rwose nsaba abavandimwe banjye no ku Mana nuko Imana akomeza kudushoboza uriya umuntu ariho byose birakunda upfa kuba washyizemo imbaraga nta n'uburwayi umeze neza uburwayi iyo ubyutse uri muzima ubundi uba ugomba gushima Allah kandi nawe ukora mu kinama kandi urayose niko biba bimeze mbere cyane rwose n'ubundi kuby'Imana ubwo nyine biba bigoye uzajya muri studio ni ubushobozi bwo uzegere Kadorari akwereka inzira yo kujya muri studio nuko rodi uri hafi gukora video uzambwire uze gusigana akanimero kanyu uzambwire tuzareba uko tubipanga kabisa muzaba mugize neza kandi n'ubu muba mugize neza rwose turabashimira ubu ni hejuru cyane urabona yuko mba nabitekereje nkavuga ni reka nze mbasange mu kazi nubwo biba bitaguye nk'abinjirira mu igaraje abantu namwe nyine tuba tubakeneye ariko ntabwo dukunda ariko nawe turamushimiye kuko dutekerezaho kabisa ngeze uzi uko nitwa banyita Celebobo yo turakwemera rwose vuga ngo Celebobo TV hari ikindi wibagiwe ntacyo rwose Imana ibahe umugisha mujye muguma mu dutekerezaho rwose yes urakoze cyane